Muraho neza nshuti zacu z'ubuhamya bw'Abizera TV, ni Leonari ubasuhuza kandi nishimiye kubakira mu kiganiro cy'uyu munsi. Dufite isomo rikomeye rishingiye ku nyigisho cyangwa se urugero rw'umwana w'ikirara dusanga muri Luka ibice 15 murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 32. Turashimira cyane byimazeyo mwese mwamaze gukora subscribe ku rubuga rwacu rw'ubuhamya bw'Abizera TV, ndetse n'abadufasha gusangiza ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Turasaba cyane namwe mutarakora subscribe ndetse no gukora ku nzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu ducisha ku muyoboro wacu wa YouTube ubuhamya bw'Abizera TV. Dutangira rero, reka dutangize isengesho kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira uyu munsi mwiza watwongereye. Turagusaba ngo uyobore iki kiganiro kandi ubutumwa buri muri iki kiganiro bumugisha ku mitima yawe bareba ikiganiro. Turagusabye rero kugira ngo utangirane natwe kugeza dushoje. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bisanzwe mu kiganiro cyacu, mbere yuko dutangira, turabanza tukihanganisha abababaye, abari mu bibazo bitandukanye, kuko turi mu isi duhura n'ibibazo bitandukanye. Hari abantu baba barwaje, hari ababa bapfushije abantu, hari ababa babuze imiryango yabo, hari ibyago byabayemo mu buryo butandukanye. Ibyo byose aba ari ibibazo, kubera ko twamaze kumenya ko mu badukurikirana harimo ababa bafite ibibazo, cyane ko turi mu isi tudashobora kubura ibibazo. Turabihanganisha kugira ngo mukomere, Imana igomeze kuba mu ruhande rwanyu kandi ibashyigikire, kandi mugomeze kuyiringira. Turatangira rero ikiganiro cyacu. Dutangire dusoma ijambo ry'Imana, n'ubundi tugiye kwigiramo uru rugero. Navuze ko ari ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cya 15 murongo wa 11 turageza kuri 32, kugira ngo tuze kuganira, ariko kandi twamaze gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Bibiliya, ryo jambo rizima ritabeshya. Urisoma aba aganira n'Imana cyangwa yumva imvugo y'Imana by'ukuri, uko abakristo tubyizera. Reka dutangire dusome rero Luka igice cya 15 murongo wa 11 tugere kuri 32. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahabwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu kingi cye kuragira ingurube.
yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Ati reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba yazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu mirima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Amen. Inshuti bakundwa mu Mwami Yesu Kristo, ngira ngo twese tumaze gukurikira ko ijambo ry'Imana rivuga, uko turisomye. Inkuru y'uyu mwana w'ikirara dusomye iratubwira ko uyu mubyeyi yari afite abana b'abahungu babiri, aho umwana mutoya yaje gusaba umwandu we, agiye kure awupfusha ubusa. Twabonye ukuntu ese umwana muto yasabye se ko amuha 8 cyangwa se amuha umugabane we mu butunzi se yari afite. Nuko twabonye ukuntu yahise awufata akawujya akagurisha, nuko ngo akajya mu gihugu cya kure y'iwabo, maze yarangiza ubutunzi yari amaze kubona mu byo yari agurishije yahawe na se, ngo aragenda abijyana mu busambanyi. Niko twasomye abakurikiye. Ibyo byose yarabikoze arinezeza, ubutunzi bwose bumushiraho. Bumaze kumushiraho nk'uko twabyumvise, ariko uyu mwana yaje kwicara aratekereza.
nyuma yo kubura byose yari afite, ngo yigira inama yo gusubira mu muryango asaba imbabazi. Twabibonye yahuye n'ibihe bikomeye cyane, kuko yagezeho abura n'icyarya, maze ngo yigira inama yo kujya gusaba akazi, aho asabye akazi ngo bamuha akazi ko kuragira, gucunga ingurube. Yagize ibibazo bikomeye kugeza ubwo atabashaga no kurya cyangwa kugira uburenganzira bwo kurya no kurya amatungo by'ingurube. Ingurube, ibiryo by'ingurube murabizi ni ibiryo bisuzuguritse cyane, bigayitse cyane, ariko nabyo nta bubasha yari abifiteho. Ariko amaze kugera kuri urwo rwego, ngo nyuma yo kubura byose, ngo yigiriye inama yo gusubira mu muryango asaba imbabazi. Twabibonye rero mu ijambo ry'Imana. Twabibonye mu ijambo ry'Imana. Muri iri jambo ry'Imana harimo ibice bitatu by'ingenzi. Iyo dusoma cyane nko guhera muri Luka 15 umurongo wa 11 kugeza kuri 16, ni igice kitubwira ukuntu umwana yatandukanye n'umuryango we, bikamubera inzira y'ibibazo. Inzira y'ibibazo, yibwiraga ko atandukanye n'ababyeyi be, avuye iwabo aho yari anezerewe, aguwe neza, yarangiza akigira mu mahanga, aho yagiye nyine gukoresha ubutunzi yari akuye mu mugabane we, aho bwamupfiriye ubusa. Yahagiriye ibibazo koko. Icyo gice nicyo kidusobanurira rwose neza. Muzasome, ubona umwanya gusoma, muzasome neza cyane, murebe murusheho kugomeza gucengerwa n'iyi nyigisho. Yahagiriye ibibazo. Twongera rero kubona n'ikindi gice nano kiboneka muri Luka 15 umurongo kuva 17 kugera kuri 24, naho ni ikindi gice cy'ingenzi kitugaragariza ukuntu umwana yihannye maze asubira kwa se. Muri iki gice ni nabwo tubona ukuntu se yamwakiriye, akamwakirana mu rukundo, akamwereka urukundo rwa kibyeyi. Yaravuze ati, data, kwa data hari bararya, n'abagaragu uretse nanjye, n'abagaragu bararya bagasigaza, naho njyewe singiye kwicwa n'inzara, reka nsubire kwa data. Maze araza, ngo aza kwa se nk'uko twabibonye, arapfukama. Se akimubona ngo yamwakiranye urukundo. Twabibonye ko agihinguka byonyine se yahise amwakira, aramuyambira. Twabibonye ukuntu yahise ategeka ngo bazane ibyo kwambara bambike umwana we. Aho twabibonye ngo yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Ntabwo se yigeze yita ku kumubona aje asatyo, asa nabi. Ntabwo se yigeze areba ku by'ubutunzi yari yamuhaye atagaruye, yamaze gushayisha. Ahubwo yanejejwe cyane no kubabona umwana we yongeye kugira ubuzima, yongeye kugaruka mu rugo, yongeye kugaruka mu rugo rw'ababyeyi. Ikindi gice cya gatatu ni igice nacyo kirimo inyigisho dusanga n'ubundi muri iki gice cya 15 cya Luka 15 umurongo wa 26, duhere kuri 25 kugeza kuri 32. Harimo isomo nanone twigira ku mwana mukuru. Umwana mukuru, murumuna we aza, ntabwo yari ari mu rugo, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ko we yari ari mu mirima. Ariko atashye ari kuva mu mirima, yumva iwabo hari ibirori. Twabonye ukuntu atabyishimiye rwose, kuko yabajije
umugaragu wo kwa se atariko kwa data ko numva hari ibirori, ko numva babyina banacuranga, habaye iki? Babonye ko umugaragu yamubwiye ko impamvu y'ibirori ari uko murumuna we yaje. Se ko amubwira ibyo se yamukoreye byose, amubwira ko yabagishije ikimasa ngo barye bishime, amubwira uko yamwambitse byose. Uyu nguyu mukuru we twabonye ko bitigeze bimushimisha. Twabibonye mu magambo yavuze, aho yabwiye ati igihe twamaranye cyose hano ntabwo nakubereye mubi, ntabwo nigeze ingororerwa byibuze n'agasekurume ngo ngasangire n'inshuti zanjye. Ni gute uriya wakoresheje umutungo nabi, wagiye akazerera akagira gutaka akangiza byinshi, ari we ahubwo ubagiye ikimasa? Twabonye uko se yamubwiye. Se yaramubwiye ati reka twishimire ko murumuna wawe wari umeze, twabaraga nk'uwapfuye yongeye kugira ubuzima, twabaraga wari warazimiye wongeye kuboneka. Twabibonye ukuntu byabaye ibirori biba byiza kubwo muvandimwe cyangwa umwana wari ubonetse mu muryango. Muri uru rugero dusomye mu ijambo ry'Imana, dusomye muri Bibiliya, muri iki gice cya 15 murongo wa 11 kugeza kuri 32, harimo inyigisho zadufasha kugira ngo ubuzima bwacu bwa Kristo burusheho kuba ubuzima bwiza kandi bushimwa n'Imana. Twakwigiramo iki muri iyi nkuru? Twakwigiramo ibintu 4 bishobora kudufasha. Icya mbere ni uko gutandukana n'Imana bigira ingaruka mbi. Twabibonye ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16, aho uyu mwana yagaragaye yitandukanya n'umuryango we, yitandukanya na se akagenda. Harimo isomo rero ritwigisha ko iyo twitandukanyije n'Imana tugana mu bibazo by'umwuka n'iby'umubiri. Icyo twakwirinda rero ni ukwirinda ibituma dutandukana n'Imana kandi tugerageze kuyegera buri gihe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Irindi somo dushobora gukuramo muri uru rugero ni ukwihana no kugaruka ku Mana, nk'uko byagaragaye ku murongo wa 17 kugeza kuri 20, aho uyu mwana yicaye agatekereza we ubwe, agafata umwanzuro, akabona ubuzima abayemo akwiye gufata umwanzuro akabuvamo. Yafashe umwanzuro mwiza rero. Umwana we kirara yicishije bugufi agaruka kwa se. Ijambo ry'Imana bwo kutwereka imbabazi z'Imana dushobora gusoma muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu byo kutwereka imbabazi z'Imana. Haragira hati ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka, kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranurwa kose. Amen. Imana rero iyo twatuye ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, yonyine ishobora kutubabarira, ikatubabarira ibyaha byacu byose no kutwezaho gukiranurwa kose. Iyo twemeye ibyaha byacu Imana iratubabarira, nk'uko tubisomye mu ijambo ryayo riboneka muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Umwana nk'uko yababariwe n'umubyeyi we, maze umubyeyi we ntiyite ku makosa
n'ibyo yangije ikamubabarira. Niko Imana yo irenze urukundo itugirira. Iyo twemeye kwihana tugapfukama tugasaba Imana imbabazi by'amakosa tuba twakoze, ibyaha, iratubabarira. Irindi somo twigiramo ni imbabazi n'urukundo rutagira iherezo rw'Imana. Urwo rukundo twarubonye ku murongo wa 21 kugeza kuri 24, aho twabonye ko se w'uyu mwana ko atigeze amucira urubanza, ahubwo yishimiye ko agarutse mu rugo. Yishimiye ko agarutse mu rugo, yishimiye ko yongeye kubona umwana we, biramunezeza, aranezerwa, anezezwa no kubona umwana yari yarabuze. Nawe rero bitanezeza nk'umubyeyi, nawe bitanezeza kuko se yari yarihebye, ahari yibaza umwana wanjye yarapfuye, umwana wanjye nzongera kumubona gute, byagenze gute. Yari ahangayitse nyine kuko ataramufite, ntabwo yari anezerewe, kandi byagaragaye neza, bigaragarira mu bikorwa yahise amukorera. Dushobora kureba ijambo ry'Imana ridusobanurira ibijyanye n'imbabazi z'Imana. Dushobora nko gusoma Zaburi y'103 umurongo wa 8. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, kandi afite kugira neza kwinshi. Ijambo ry'Imana. Ibyagaragaye kuri ya mubyeyi ni isura, ni ishusho dukura kuri uriya iratwereka Imana, iratwereka uburyo Imana, kamere y'Imana kuri twe. Iratubwira ko Uwiteka ari umunyebambe kandi ari umunyembabazi, ko atinda kurakara kandi afite kugira neza kwinshi. Agira ibambe koko, kandi koko natwe turabizi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abamaze kubisobanukirwa, hari ibintu, hari ibikorwa dukora ubona bisa bidakwiye kubabarirwa, ariko Imana yacu ni inyebambe, ni inyembabazi, ibasha kutubabarira. Twasomye ko itinda kurakara, ni inyebambe, ni inyembabazi. Irindi somo rya 4 twabona ni ukwishimira umukiro w'abandi, kwishimira ko umuntu akize, kwishimira ko ubuzima bubi umuntu ashobora kuba arimo, iyo buhindutse akabaho mu buzima bwiza, nk'uko twabibonye muri Luka nanone igice cya 15 mu 25 kugeza kuri 32. Twabibonye aho mukuru we atishimye, abonye ko atishimye. Twabibonye ko se yateguye ibirori bigaragaza ibyishimo bagize kuko babonye umwana. Dukwiye kwishimira agakiza, cyangwa se agakiza kabonwa n'abacu, aho kubarakarira cyangwa kubacira imanza. Twirinda guca imanza, ahubwo tukanezezwa cyane no kubona abacu bakiriye agakiza, ubuzima bwabo buhindutse, bakava mu buzima bw'ibyaha, ubuzima bw'ibyaha, ubuzima bwo gutakaza, ubuzima bwo kubura iby'agaciro bari bafite kubera ingaruka z'ibyaha. Twabibonye murumuna we yashatse kugira gute, mukuru we yashatse kugaragaza umubabaro, kandi koko nk'umuntu hari ukuntu kamere izamuka, azamuka agatekereza cyangwa se akanavuga. Gerageza kwirebaho cyane, iyo ni kamere muntu. Imana rero idufasha gutsinda kamere, ariko kandi ni isomo nyine rikomeye cyane.
yakwiye kuba yarahise nawe anezerwa, ariko kubera kamere yo kuvuga ngo nasigaranye na data, njyewe nta kintu yigeze ankorera, none abonye uyu uje yaranatakaje ibintu, ahise amwakira, amugirira neza, amukorera ibirori. Hari ijambo ry'Imana nanone tubona mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa mbere, ari icyo ritubwira ku bijyanye no kunezezwa no kwishimira umukiro w'abandi, cyangwa kubona ubuzima bubonwa n'abandi muri Kristo Yesu. Haragira hagati, bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Nicyo cyakorewe uriya mwana w'ikirara, yari yadutsweho nyine n'icyaha, ariko se wari muzima, se wari umubyeyi mwiza, yamugaruje umwuka w'ubugwaneza. Bibiliya rero itubwiye ko umuntu wese muri twebwe akwiye kwirinda kugira kudashukwa ngo agwe mu moshya, kudashukwa, kutemerera ibishuko, gerageza guhangana n'ibishuko kugira ngo tutagwa mu moshya. Kuko tuguye mu moshya nibwo twisanga twagiye mu bibazo. Rimwe na rimwe iyo turimo dushukwa, ntabwo tuba tubona ingaruka z'ibintu turi kujyamo uko bizarangira bigenze, ariko Imana yacu mu ijambo ryayo iraduhuguye, itubwiye ko tukwiye kwitwara, kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aya masomo 4 yose dukuye muri iri somo nakwiye kudufasha muri uru rugero, nakwiye kudufasha kumenya ko iyo dutandukanye n'Imana bigira ingaruka mbi, kandi ko kwihana no kugaruka ku Mana bigira umumaro mwinshi, kandi tumenye nanone n'imbabazi n'urukundo rutagira iherezo ry'Imana, nabyo turabibonye ko Imana ari umunyembabazi. Twigishije nuko dukwiye kugira kwishimira umukiro w'abandi. Dusoza rero ikiganiro cyacu, dusoza n'ubundi dusenga. Turaza gusoza dusenga, nkuko n'ubundi ari wo muco wacu iyo turangije kuvuga ijambo ry'Imana, gusangira ku ijambo ry'Imana nkuko twabyiyemeje ku buhamya bw'Abizera TV. Iyo turangije inyigisho tugeze ku musozo, hari icyo twiga nk'umwanzuro kuri iyi nyigisho, ni uko Imana ikunda buri wese muri twe. Nubwo twaba turi kure yayo, iraduhamagara ngo twisubireho, tuyigarukire, kuko niwe mubyeyi wacu, utubabarira, utuba hafi. Imana rero ntisubiza inyuma abakiranutse cyangwa abihana.